Muraho neza, aha ni kuri The Shining Star, muri kumwe na Ange Kayitesi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ikiganiro cyiza cyane, uburyo wafata umuneke wawe wa buri munsi ubuzima bugahinduka. Mbere yuko tugira icyo tubivugaho, wowe utarakora subscribe, ibuka gukanda kuri ako kabuto k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo winjire mu mubare munini cyane udukurikira umunsi ku wundi. Ibuka gukora ku kazogera uzajya ubona ibiganiro byacu bikijyaho. Umuneke ni rumwe mu rubuto rukunzwe cyane, cyane cyane urubyiruko, abana bato, yewe n'abasaza n'abakecuru. Umuneke urakunzwe pe, ariko igitangaje ni uko tuwurya ndetse tukawurya kenshi gashoboka, tutazi umumaro idufitiye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Akenshi imineke tuyirya dukurikiye uburyohe bwayo, dukurikiye ukuntu iryohereye, ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe akamaro ko gufata umuneke wa buri munsi, uburyo ubuzima bushobora guhinduka nk'ako kanya. Reka turebere hamwe gufata umuneke wa buri munsi icyo byahindura mu buzima bwacu. Kurya umuneke wa buri munsi bituma habaho kugabanya ibyago byo kurwara asima. Urubyiruko rwinshi, abana bato ndetse n'abakuru bibasiwe n'ino ndwara asima. Ni indwara y'ubuhumekero kandi ibabaza cyane pe, ndetse uko ikirere gihindagurika ni nako nabo bahindagurika. Ubushakashatsi bwakorewe mu Bwongereza bwagaragaje ko umuntu ufata umuneke umwe buri munsi bigabanya indwara zo kurwara asima ku kigero cya 34%. Wowe urwaye asima rero, ni byiza ko nawe ugomba gufata umuneke wa buri munsi kugira ngo bya bibazo bya hato na hato, za krize za hato na hato zigabanuke. Aha birumvikana ko iyo ufashe uwo muneke wa buri munsi ku bantu batararwara asima bibarinda ku kigero cya 34%, naho abayirwaye bikabafasha guhangana n'iyo ndwara ndetse ntujye muri krize uko wiboneye. Akamaro ka kabiri ko gufata umuneke wa buri munsi: iyo urya umuneke buri munsi bigabanya agahinda gakabije. Aha nimvuga agahinda gakabije wumve depression cyangwa se depression. Ino depression cyangwa se depression iterwa n'umusemburo witwa serotonin, aho uno musemburo uba wabaye mwinshi cyane mu bwonko. Uyu musemburo ukabuza kwangiza ibyiyumviro byawe byiza, bikaba byanagutera agahinda gakabije, mbese ugakora ibintu utateganyije ndetse byakuviramo no gupfa. Aha nimvuga byakuviramo no gupfa, agahinda gakabije kagutegeka ibintu bidasobanutse, kagutegeka gukora ibintu utabanje gutekerezaho, ndetse nyine ukaba wakwiyahura. Mu mineke rero habamo aside yitwa tryptophan. Tryptophan ibasha kugabanya ndetse no kumaraho ibimenyetso by'agahinda gakabije. Aha birumvikana igihe wafashe umuneke wawe wa buri munsi, nta hantu na hamwe uzahurira n'agahinda kababaje, na babandi bapfa kubabara uko biboneye batazi impamvu. Umuneke uragufasha cyane. Kurya umuneke buri munsi bifasha ubwonko gukora neza. Mu mineke tubonamo imyunyungugu nka potassium ndetse na magnesium, aho ishinzwe gutuma ubwonko bugira icyerekezo ndetse no gutekereza neza. Igihe wafashe umuneke wawe wa buri munsi, nta kabuza ubwonko bwawe buzagira icyerekezo, bukore neza ndetse butekereze neza. Kurya umuneke umwe buri munsi bituma umubiri wawe uhorana imbaraga. Iyo uriye umuneke wumva uryohereye. Buriya buryohe buturuka ku isukari karemano. Mbese muri make, umuneke uremanywe n'isukari yayo, kandi iyo sukari ikaba ishinzwe kongera imbaraga mu mubiri.
Isukari iboneka mu muneke igabanyijemo ibice bitatu. Dusangamo fructose, tugasangamo glucose cyangwa se glucose, tukanasangamo sucrose. Izo sukari ndemano cyangwa se iyo sukari ibumbiye mu buryo butatu uremanywe n'umuneke ushinzwe gutera imbaraga umubiri. Ni muri ubwo buryo rero iyo uriye imineke 2 gusa ku munsi bigufasha kugira imbaraga zatuma ukora kandi ugakora cyane byibuze iminota 90 nta kindi kintu cyagiye mu nda. Murumva rero imbaraga z'isukari karemano tubona mu mineke. Ni byiza ko wafata umuneke wawe wa buri munsi cyangwa se ugafata n'ibiri. Gufata umuneke wa buri munsi kandi bifasha gusohora itabi mu mubiri. Ku bantu batari babizi, itabi rigira uburozi bwangiza umubiri wose. Ubwo burozi bukibanda mu bihaha, mu magufa ndetse n'ibindi bice by'umubiri uko ugenda urinywa kenshi. Uburozi buturuka mu itabi bukaba bwitwa nicotine, cyangwa se ku bavuga ururimi rw'icyongereza ubwo burozi bukaba bwitwa nicotine. Mu mineke rero dusangamo potassium na magnesium ndetse tugasangamo B6. Ibi byose bikaba bishinzwe kugabanya uburozi buba mu itabi ndetse n'uburozi bwinjiye mu mubiri. Kurya umuneke wa buri munsi bituma habaho iringanira ry'ibiro ndetse bifasha cyane babandi bashaka kugabanya ibiro. Muri make, gufata umuneke wa buri munsi birinda umubyibuho ukabije. Umuneke ni umuti ushimishije ndetse cyane kuko ni umuti ufata wishimye ndetse ukawufata utijujuba kubera ukuntu uryoha. Ni umuti uryohera abana bato, ni umuti uryohera abasaza, ni umuti uryohera urubyiruko. Uyu muti rero kuri babandi bafite umubyibuho ukabije ndetse n'ababandi ibiro biri kwiyongera umunsi ku wundi. Oh my gosh, ibuka gufata umuneke wawe buri munsi ubundi ibiro byawe uzareba ukuntu bigabanuka mu buryo butangaje. Aha rero impamvu imineke iza mu byagufasha kugabanya ibiro. Imineke ifitemo ubushobozi bwo gushongesha ibinure. Iyo uriye umuneke mbere y'uko urya ukahita urya bigufasha kurya ifunguro rike cyane. Aha birumvikana bigufasha kugabanya ifunguro wafataga ndetse bikagufasha gutakaza ibiro birumvikana. Ubwo nawe urabyumva, imineke ituma uhaga vuba. Kurya imineke 2 ku munsi bituma habaho kugabanuka k'umuvuduko w'amaraso. Tugendeye ku bushakashatsi bwakozwe n'inzobere, bwerekanye ko gufata imineke 2 ku munsi bifasha cyane kuri babandi bagira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Niba wagiraga icyo kibazo, tangira urya imineke yawe 2 ku munsi, bizagufasha ku kigero kingana n'10%. Kurya umuneke 1 ku munsi kandi bigabanya kurwaragurika k'umubiri. Mu mineke dusangamo antioxidants, ikaba ishinzwe kurema uturemangingo twinshi turinda indwara. Aha ni mvuga uturemangingo turinda indwara, ni uturemangingo dushinzwe kurwana n'ikintu icyo ari cyo cyose cyinjiye mu mubiri, ikintu icyo ari cyo cyose cyatera indwara cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose cyagabanya ubudahangarwa bw'umubiri. Imineke kandi ikaba yagufasha cyane kwirinda indwara nka diyabete, kansa ndetse n'indwara z'umutima. Birumvikana rero, waba urubyiruko, waba umusore, waba umukecuru, waba umusaza ndetse n'abana bato cyane bakeneye umuneke wa buri munsi. Ni byinshi cyane umuneke uhindura mu mubiri wacu cyangwa se mu mibereho yacu, harimo nko gukomeza amagufa. Mbese iyo urya umuneke wa buri munsi, amagufa yawe amera neza ndetse agakomera. Kurya umuneke nyuma y'ifunguro bituma habaho igogorwa ryiza. Ahangaha ntabwo ubyimbirwa mu nda ngo wumve urabangamiwe. Kurya umuneke mbere y'uko uryama bituma usinzira neza kandi nturotaguzwe. Kurya umuneke wa buri gitondo cya kare bituma uruhu rwawe rusa neza, rutohagira ndetse rukorohera.
reka umuneke ube urubuto rwacu rwa buri munsi. Niba utaryaga umuneke, tangira none. Nimba waryaga imineke, noneho yirye uzi akamaro kayo. Reka twongere tubibutse abantu batarakora subscribe, ibuka gukanda kuri ako kabuto k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Ibuka gukora ku kazogera kugira ngo bijye bijyaho uhite ubibona. Nawe wifuza gutanga igitekerezo, manuka ahandikirwa comment uhasiga igitekerezo cyawe, ni ukuri tuzagisoma. Yari The Work Shining Star, mwari kumwe na Ange Kayitesi. Ciao ciao.